Haleluya, amahoro y'Imana abane natwe. Amazina ni yayandi Umutoni Sandrine, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Bushya TV, amahoro y'Imana abane namwe. Mbere ya byose rero njya nkunda kugushishikariza gushima. Umunsi ushobora gusa n'undi, ariko ibereye muri uwo munsi nibise, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi, ariko ibibereyemo nibise. Wowe wabonye bikunze ukabona biremeye, shima Imana muri byose. Reka dusenge Imana, dushime Imana yakurindiye umubiri n'ubugingo. Si ubwiza, si uburanga, si uko uzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi z'Imana yatugiriye. Mana turagushimye, turaguhimbaje, waturindiye umubiri n'ubugingo, izina ryawe rihimbazwe. Hari benshi bavuye mu mubiri, abandi biswa andi mazina, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Twe kuba waturinze, uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru. Tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe cyangwa se ngo ringuke mu kundi, ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Teme y'amagambo nayise, cyangwa se umutwe nawise ibisigaye. Mu bisigaye harimo kugirirwa neza n'Imana, mu bisigaye harimo imbabazi z'Imana. Mu bisigaye ubyifatemo neza, ntabwo uzi icyo Imana igutegurira cyangwa se yaguteganyirije, kuko umugisha wawe hari aho upfunyitse, njye ntazi, wowe utazi, inshuti zitazi, usibye Kristo we wenyine. Kadusome mu Byahishuwe 3 umurongo wa 2. Unako umurongo wa 2. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganiye rwose imbere y'Imana na yanjye. Reka twongere dusome Abaheburayo 2 umurongo wa igice 2 umurongo wa 1. Abaheburayo, kadusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye. Nicyo gituma dukwiye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Amena. Imana itugirire neza, Imana ibane natwe. Ku bisigaye biri imbere yawe, Kristo wenyine niwe ubizi. Umubwire mu bisigaye yaguteguriye, abane nawe. Amen, amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.